ku itariki 27 Mutarama 2025 nyuma y'uko M23 itangaje ko ifite umujyi wa Goma. Nyuma hakaza kumvikana amasasu menshi yavugiye mu mujyi wa Goma ndetse akaza no kugera mu mujyi wa Rubavu mu Rwanda. Ubwo yageraga mu mujyi wa Rubavu, abantu bakwiye imishwaro, ubwoba buba bwinshi, ariko ni nabwo abantu bose batunguwe ubwo babonaga ubwirinzi buhambaye bwamamaye nka Iron Dome igisirikare cy'u Rwanda cyakoresheje gishwanyaguza ibisasu byari biri kuraswa mu mujyi wa Rubavu, birashwe na FARDC ndetse na FDLR. Iron Dome ni izina ryamamaye nk'ikoranabuhanga ryihuta rishobora kurasa ibisasu by'umwanzi bitaragera aho bigomba kugwa. Ni imwe mu ngabo zikomeye mu bijyanye no gukumira ibitero by'ibisasu, yakozwe n'ikigo cya Israel Defense Forces IDF ku bufatanye na Rafael Advanced Defense Systems and Israel Aerospace Industries IAI. Yashushanyijwe mu 2005 itangira gukoreshwa mu 2011. Iron Dome yagenewe gukumira ibisasu bito na misile. Ibyo byiganjemo ibisasu by'imbunda, mortars ndetse na rockets ndetse n'amarokete. Ubu bwirinzi bushobora gukurikirana ibisasu byoherejwe ndetse no kubimenya mbere y'uko bigera ku butaka bukabyangiza hakiri kare. Iron Dome igizwe n'ibice bitandukanye birimo radari, mudasobwa ndetse n'ibisasu bipfubya. Radari yayo ifata ibimenyetso by'aho igisasu cyaturutse ndetse n'aho cyerekeza. Naho mudasobwa igenzura niba igisasu aricyo gishobora guteza ibibazo, niba icyo gisasu kidashobora kugwa ahantu hatuye abantu cyangwa se hari ibintu bishobora kwangirika nk'ibikorwa remezo n'ibindi. Iyo mudasobwa isanze aho icyo gisasu cyerekeza nta bikorwa cyangwa se abantu bahaherereye, ntiyirirwa igipfubya, irakireka mu buryo bwo kwirinda gupfusha ubusa amasasu, kuko n'ubundi amasasu yayo aba ahenze cyane. Ku rundi ruhande, ibisasu bipfubya byo, iyo habonetse igisasu gikomeye cyane cyangwa gishobora guteza ibyago, Iron Dome yohereza ikindi gisasu cyo kugipfubya, bikarangira kitabashije kugera aho cyagombaga kugwa. Iron Dome ifite ibizwi nka launchers ziri hagati y'eshatu n'enye, kandi buri launcher ibibitse ibisasu bipfubya 20 interceptors, aho interceptor imwe igura hagati y'asaga miliyoni 100 na miliyoni 150 z'amafaranga y'u Rwanda. Bivuze ngo launchers enye zibitsa saga miliyari 12 z'amafaranga y'u Rwanda, nk'uko tubikesha amashakiro atandukanye arimo na Wikipedia. Bivuze ko guhagarika igisasu kimwe cy'umwanzi bitwara atari munsi ya miliyoni 150 z'amafaranga y'u Rwanda. Ikoresha kandi bateri ziri hagati y'10 na 15, aho buri mwe ihagaze amafaranga y'u Rwanda ari hagati y'asaga miliyoni 40 ndetse na miliyoni 50. Iron Dome kandi ifite ubushobozi bwo gushwanyaguza igisasu kiri ku ntera y'ibirometero 4 kugeza ku birometero 70. Army Recognition ivuga ko iyo u Rwanda rufite yitwa The Sky Dragon 50, izwi nka GAS-2, ikaba ari nayo version ya nyuma. Ifite ubushobozi bwo gushwanyaguza ibisasu biri ku ntera y'ibirometero 130. The Sky Dragon 50, igisasu kizimya cyayo interceptor, kigendera ku muvuduko uri hejuru ya metero 1000 mu isegonda. Ikindi kabishobora kugendera ku butumburuke bugera ku birometero 20 uvuye ku butaka. Chinese Military Magazine Kanwa ivuga ko ikigo cy'Ubushinwa cya Noriko
aricyo cyagurishije u Rwanda ubu bwirinzi ndetse bukaba ari nacyo gihugu cya mbere cy'amahanga kibufite. Ikindi, The Sky Dragon 50 ishobora kurasa mu byerekezo birenga 12 icyarimwe. Ifite ubushobozi bwo kurwanya ibisasu byinshi icyarimwe nubwo byaturuka mu byerekezo bitandukanye. Ibyo bituma ikoreshwa neza cyane mu gihe hari ibitero bikaze cyangwa intambara nk'uko tubikesha amashakiro atandukanye arimo Wikipedia. Hari amakuru avuga ko u Rwanda rufite ubu bwirinzi kuva mu 2014, bivuze ko rubumaranye imyaka igera muri 11. Ngibyo ibyo twabashije kumenya ku bwirinzi buri gukoreshwa n'igisirikare cy'u Rwanda, ndetse byagiye binatungura benshi ubwo babibonaga ku itariki 27 Mutarama, ubwo u Rwanda rwari ruri kugwamo ibisasu biri guturuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gusa ibyo bisasu ntibigere ku butaka, ahubwo bigashwanyukira mu kirere. Ibyo byatangaje abantu bibaza ubuhanga buri gukoreshwa n'igisirikare cy'u Rwanda. Ngiyo iyo bita Iron Dome iri gukoreshwa na RDF mu guhangana n'umwanzi. Ariko umunsi hagize uwibeshya akatwishoraho, ntabwo azasubira aho yaturutse. Tuzamugumana hano yaba muzima yaba atari muzima. Itangiye rero mufite n'ubutwari, ibyo bibaha icyizere igitumye turi hano, nuko isi turimo, ibihe tugezemo, ubutwari n'ubwitange ntabwo biba bihagije, ariko nibyo by'ibanze, nibyo biherwaho kandi murabifite. Hagomba kongerwaho ubumenyi, kumenya uko ukora umwuga uwo ari wo wose, ukawukora ukawunoza. Iyo bikunze bigasanga bwa bwitange, bwa butwari, ubwo umuntu aba yuzuye. Ubundi umuntu arebye ibyo abantu bakora mu mvura, ku zuba, mu mashyamba, ahantu hose harimo gukomereka, harimo kuruha, harimo ibintu byinshi. Ubundi bavuga utari ko abantu bakora ibyo tubaha, ibyo babona birahagije. Ntabwo bijya umuntu agera aho avuga ngo birahagije, kubera ko hiyongeramo bwa bushake no kumenya ko uyu mwuga uvuze byinshi birenze umuntu, kuko ari iby'igihugu. Kurinda igihugu ntabwo byakorwa n'umuntu umwe.
nta mpamvu yo kugira ngo ugere ku ntego ari uko wabanje kurasa amasasu 10, kuko niba turi 1000 hano, buri wese agakoresha amasasu 100, ubu ukoresheje amasasu 100,000, sibyo? Buri sasu icyo rigura wakongera ugakuba, sibyo? Iyo ugiye rero kurasa gusa uko ubonye, kuvuga ngo bya bindi bike wari ufite bizagushiraho vuba utaragera aho wajyaga, sibyo? Impamba ntabwo yirya ugitangira urugendo, sibyo? Ahubwo urabanza ukagenda, ukagera kure. Kera tukiba ku rugamba twarabaraga, yabindi nahoze mvuga, twabaraga amasasu, ugasanga umuntu umwe muri magazine afitemo amasasu 10, hajyamo 30, ari 10 ariyo ufite gusa. Ukajya ku rugamba ufite amasasu 10 mu mbunda, ibintu bibiri. Kuvuga ngo ayo masasu 10 ufite, urwana nawe wenda bafite n'ijana. Ariko bya bintu navuga kugusha uwo murwana ntabwo bikwiye kuba bitwara amasasu 100, ntabwo bitwara 10, kuko iyo ufite 10 gusa bigatwara 10, ubwo usigaye ni wowe, ubwo worohereje ufite menshi ni wari sibyo? Icya kabiri, twarayakoreshaga kugira ngo tubone andi. Nta rindi duka twari dufite twavanagamo amasasu, murabizi? N'ubu munsi mwagiye ku rugamba, ugenda ushaka uwo urwana nawe, ubwo birumva n'ibindi bigenderaho, sibyo? Ushaka uwo urwana nawe, ugashaka n'ibyo afite yarwanishaga akurwanya, sibyo? Biriya bibi byawe nta yandi mategeko akurikizwa, ntaho bazagutwara mu rubanza ngo bagiye kukuburanisha. Ibyo ni ibyawe, bizarangirira mu byifuzo gusa. Bashobora kwifuriza u Rwanda nabi, bakavuga ngo u Rwanda waduha ngo rumere rutya, ajya genda haraguze asenge, akora ibyo ashatse, akomeze yifuriza u Rwanda nabi. Ibyo ariko umunsi hagize uwibeshya akatwishoraho, ntabwo azasubira aho yaturutse, ntabwo byakunda. Tuzamugumana hano, yaba muzima yaba atari muzima.
Humura TV.